dutangiye episode ya mbere kuri season yacu nshyashya yiswe Guardians of the Dafang. Guardians of the Dafang. Dafang. Hakuno Karabai Zuchiyan arashindwa ni Chango County Government Constable. Arashindwa iki kandi katurore afungiye hano. Dusize bambaza ngo ese uri Yangalin cyangwa uri Zuchiyan. Ikigoryi cyabyukiye mu myaka ya kera batangiye bavuga ngo ni imikino bagiye gukina Mother Mystery Game. None barimo bashinja data Daga Ningiyan kuki ukeneye iyo case Daga nagerageje uburyo bwose ariko ntabwo biri bushoboke. We mbere yuko mfa basi suvuze ngo mfe mu mahoro se umwanya nsigaranye ngo gukuru wakaze nzanira case file ndebe wibuka uyu musore mwisi yacu avuyemo yakoze ibizami bya academy muri police academy. Bivuze ngo ni umuhanga azi icyo akora ashaka kugira ngo asome case arebe yige pere urebe uko bijya mbere nimba utabiborotse ngo bizane birakureba andika hako sibyo nibiki we cyuzi ni ukurwana nta kintu ubusoro hanga muri gereza bafunze Ningiyan Zuchiyan we gazi kurwana nta kintu ibindi ntaga bizi ngo ntigize yiga ninkanagira nk'ibiro 10 ijini rimwe cyangwa se iriyanga rimwe rihagaze 1 jini ubwo barabibara mu buryo bwabo reka tubare nka wenda nka kilogram imwe kilogram ni nyinshi ni robo ubwo duteranyije wenda 150 dukubye 9375 biragara mu 1975 na majini ubwo n'uburyo bw'imibare yabo nyagasani ariko nanone nyine taxi silver yageze muri Guangnan Street muri Chenyawa ngo Chenyawa sinzi kundi bivuge mu kinyarwanda muri hangana mu byumve gutyo Chenyawa bivuze ngo rero taxi silver ayo masiliva y'imisoro yari fake ntago ari original kuko uburyo bihusemo n'uburyo bakagombye kuba baragenze n'uburemere yakagombye kuba afite ku bwami ndetse n'umwami muri iki kigoryi baruzi nk'urugoryi nunanga ngo ni twumvishe Ningiyan ni Ningiyan ubwo nyine Ningiyan Ningiyan amubwira ko yari indwanye nta kindi kintu yaraza avuga ati sibitabo birego bivuga ku documents zivuga ku kiregura zibarisha iki n'undi uri ikibwa kiraho n'umu muryango bikanze ntago nakakubise cyane sasa instant stage ni ikico cy'indwanyi ariko zarwanyi zikiraho ngo zikiga gufata inkota zitaragira chi ikomeye cyane mu ndani cyangwa se fondation ya chi ngo nivuga fondation ya chi mu imbaraga nyine zindani abo by'imirwanire ezi mwana sasa umuryango kuntu bayeho bishyura ni posho mu rugo mama ari buze kugutuka ntago uratanga urufaranga agenda yibuka byinshi hari ibitekerezo byatanye kumuzira anko yaramwibutse amupanyura urufaranga ngaje kwitaho yibuka n'agakobwa nako nagatetse mu rugo kaho kavuga ati ntago uratanga iposho mama arakwica uyu ne mukobwa mukuru umuryango bazuburya